YouTube hatariho ads yego nyine akaba yayabona ega YouTube nta naho usinya Murakaza neza mwese mukurikiye KGD TV Rwanda, murakaza neza kuri KGD TV Rwanda. Amazina nitwa Jean Damuru kandi nejejwe no kubana namwe no kubakira kuri channel yanyu yacu. Kuri iyi channel rero tuganira ku buzima bwa buri munsi, tukaganira ku burezi, tukaganira no ku nkuru zubaka, ibiganiro bifite umumaro muri sosiyete nyarwanda n'ibibazo bigaragara mu muryango nyarwanda, ariko ntibitubuze no gusesengura izindi ngingo ziba zigezweho. Niba rero ukunda ibyo dukora, wakora subscribe kandi ntugende udakoze subscribe, unatere comment utubwire icyo twakosora cyangwa se icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Iyi channel rero si yanjye njyenyine ahubwo ni ya twese. Umunsi rero dufite ingingo ikomeye cyane. Mu Rwanda hamaze iminsi bavuga ku bintu bijyanye na za monetization, imbuga nkoranyambaga, abantu kumenya uburyo bwiza bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Impamvu twagiye tubigarukaho cyane nuko ariyo ngingo ubu ngubu igezweho cyane. Hanyuma muri iki kiganiro turaza gusobanukirwa neza icyo bita ese monetization ikorwa ari uko byagenze bite, dusobanukirwe neza ibigenderwaho kugira ngo bahitemo igihugu cyangwa se YouTube zawe cyangwa se imbuga nkoranyambaga zawe zibe monetize. Hari byinshi turi buze gusobanura, ariko turaza kwifashisha na bamwe mu bahanga ngo turagenda tureba ibyo bavuze n'ukuri kuri hagati aho ngaho. Mu Rwanda imbuga zizwiho kuba zikora ni YouTube, ari naho muri kurebera kino kiganiro. Hanyuma hakazamo za Facebook, TikTok, Twitter cyangwa se ubu ni X, hanyuma za Instagram, bitabuje ko hari n'izindi mbuga nkoranyambaga. Muri urwo rwego rero turashaka ko tubanza tugasobanura monetization ikorwa ari uko byagenze bite. Hari icyo bita ama ads. Ama ads ni amatangazo ubundi umuntu akora, cyangwa se iyo ufunguye YouTube cyangwa se video runaka, hari akantu kazamo nk'agatangazo gatoya. Ako kantu rero uri kukareba, abo bantu, icyo kigo cyangwa se iyo company iba yaratanze amafaranga. Ayo rero niyo mafaranga agaruka akagarukira twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga. Icyo rero nicyo bita ads, n'utwo dutangazo. Hanyuma mu Rwanda akenshi niyo bibayeho, hari aho baguha option yo kuvuga ngo skip, ngo ushaka wanakareba cyangwa se ntukarebe. Ariko mu bindi bihugu biri monetize, ako gatangazo cyangwa se utwo tu ads tuba ari nk'itegeko kutureba, kuko kaba kamaze amasegonda makeya, ni nk'amasegonda 3-4 cyangwa se 5 gutyo. Kakaba ari akantu kamamaza ikigo runaka, hanyuma uwo nyiri icyo kigo akaba yarishyuye, hanyuma aya mafaranga niyo agaruka akaza kugarukira baba YouTubers, baba social media cyangwa se social medias. Icyo rero hari ibihugu bimwe na bimwe bitagerwamo n'izo monetization, harimo n'u Rwanda. Dufite impande ebyiri.
mu bihumbi bibiri mbere y'uko ibihumbi 2020 bigera mu Rwanda ads zari ziriho. Izo ads YouTube zishobora like muri 2020 gusubira hasi mu myaka yo hasi. Mu Rwanda byari bihari, ariko ibigereranyije YouTubers bakoraga icyo gihe n'ubu ngubu hari itandukaniro. Niba mukurikira neza YouTube mbere, buri kintu cyose cyo ushaka wagendaga ukaba wakivugira kuri YouTube kubera ko nta mategeko yabigengaga. Uyu munsi ubwo umwe mu bahanga cyangwa se mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga witwa Jackson, benshi bazi nka J Bull, yes, Blue JD, ariko amazina ye ni Jackson, yasobanuye byinshi kuri izi ku kintu cyitwa ads no kugira ngo igihugu kibe monetize. YouTube mbere ya 2020 hari imico yabaga kuri YouTube ishobora kuba yarabangamiraga abantu runaka mu gihugu. Icyo mukwiye kumenya, ntabwo YouTube cyangwa se is ads zafungiwe kuri Google muri Amerika, hoya, zafunzwe hano mu Rwanda n'abanyarwanda ubwabo tutashaka cyangwa se tutazi neza, ariko kubw'inyungu zabo cyangwa se z'igihugu. Icyo mubanze mu gisobanukirwe neza. Nk'uko Jackson yabisobanuye neza, yavuze ko YouTube ntabwo cyangwa se Google cyangwa se bino bigo bikomeye bya Meta ntabwo ari byo byafunze YouTube cyangwa se ama ads. Ngibi utwo tuntu nabwiye two kwamamaza ya twafungiwe hano. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Hanyuma izo ads bivugwa ko zaba zarafungiwe hano i Kigali. Ntabwo ari umuntu wo muri Meta, ntabwo ari umuntu wo kuri Google wagiye akavuga ati oya, u Rwanda tugiye kurufungira. Aho rero ikintu ukwiye kumenya, hari impamvu runaka zo kuzifunga. Yewe uwo wazifunze mu myaka igiye kuba 6 niwe ufite ubushobozi bwo kongera kuzifungurira abanyagihugu. Mu kiganiro rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarari kugira ubwo habaga umushyikirano 20, umuhanzi Bruce Melody yarakibajije icyo kibazo. Bigaragara ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ameze nkaho atarakizi, kuko yabajije Minisitiri ufite ikoranabuhanga mu inshingano ikoranabuhanga, yasobanuye byinshi, ariko kumva ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika atarabisobanukiwe neza cyangwa se atabyumvaga neza. Kubera iki? Urubyiruko rubaho batangiza, kandi by'ukuri ni umukuru uhangayikira urubyiruko. Tugiye rero kumva bimwe mu bisobanuro Jackson yagiye atanga kuri SKFM, hanyuma tuze gukurikizaho ese yabitangazagaho iki. Yasobanuye byinshi cyane. Abantu benshi bari bagifite uyu rero kumenya ikibazo cy'abantu batize nabyo byanyuma. Oya, icyo nakivugaho jewe nuko mu muco wacu kwanza Jackson karibu cyane. Karibu Jackson. Kwanza super manager asanganywe bifu na Bruce Melody. Uzi ko yigeze kujya avuga ku mbuga nkoranyambaga zimaze imyaka myinshi ngazamurira amashuri ngo yige icyongereza, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa ngo azamuha akazi ngo ajya mu ifamu y'inka ze ngo abazajya. Hano rero batangiye bavuga ku buryo Bruce Melody yagiye asobanura byinshi. Like Bruce Melody yabajije ikibazo Perezida wa Repubulika, hanyuma uwitwa super manager aza ameze nkaho ari kugaragaza ko Bruce Melody ikibazo yabajije kitari gifite ishingiro, ko nta makuru agifiteho. We yabyise ubujiji cyangwa se ubumenyi buke. Hano rero nibyo barimo batangira introduction yabo. Ninde mubwiye katize amurusha amashuri ya super manager yiza ngaho afite doctor, afite iki ikintu abwira abantu we yize ibiki.
uretse kuvuga n'orateri azi kuvuga which is good kuguhamagara ngiye kuri koroza tumuhamagara neza kuko ababikora nabi n'ab'inzego zirabareba bose ntabwo ndi bubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo buriya ariya amavideo yose abantu bafata biriya byose abantu bakora content zingana n'amafaranga nibyo mwavugaga bya views. hano rero Bruce Melody yari ari gusobanura icyo ads kiri cyo ese monetization iyo yifuza ni iki cyane ni ukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero hano Bruce Melody yavugaga ati kugira ngo wemererwe monetization hano mu Rwanda si uko by'ukuri irahari ariko ads twadutangazo nababwiye twongera umubare w'amafaranga niba urugero wakoreraga amafaranga $1,000 ubwo ni hafi miliyoni imwe n'igice cyangwa 1.magana angahe iyo hajemo twato ads ushobora gusanga abaye menshi. Icyo gihe rero ikintu ukora kugira ngo ube monetize nuko wiyitirira abandi gusa ama YouTube menshi hano mu Rwanda ntabwo yanditse mu Rwanda bigaragaza ko bo bagaragaza ko yafunguriwe mu biri bya bihugu byemerewe. Ibyo bihugu mu karere k'Iburasirazuba dufitemo nka Kenya, dufitemo Uganda, ariko u Rwanda n'u Burundi ntago dufite monetization. Hanyuma ugasanga abantu benshi bandikishije YouTube zabo wenda muri Amerika cyangwa se mu kindi gihugu. Reka dukomeze twumve hano ibyo bari gusobanura. Ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngiyewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Murakoze cyane. Mu gusoza mfite ikibazo buri wese ngiye kubabaza mbarogoye gatoya ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki ntabwo nabyumvise neza. Hano rero yarari kubaza Minisitiri Paula Minisitiri wa ICT amubaza ubusobanuro cyo mu Rwanda ni iki kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda. Ikibazo ni iki niki ngo tugikemure. Bruce ni ikihe kibazo gihari ku social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Hano rero Bruce Melody yaragiye gusobanura neza ese ikibazo nyirizina kiri mu Rwanda ni ikihe. Hanyuma rero uko Bruce Melody ahawe umwanya ngagisobanure nyine ikibazo yakigiye mu mizi aragisobanura. Iki kibazo tugomba kucyumva rero koko imbuga nkoranyambaga mu Rwanda izikorera izo twakoraho amafaranga ni izihe abari kuzikoresha bo bangana gute nubwo statistique exact nshobora kunyisobwa ariko iyo mwaka wa 2023 yarangiye bari kutubwira ko abanyarwanda barenga miliyoni 4 bari ku mbuga nkoranyambaga. Abo baziriho nabafite imyaka y'ubukure nibo bahaha nibo bajya ku kazi nibo bagira gute uroye nibo n'ubundi uzasanga muri yambaga y'abanyarwanda wakita ko ibyemezo bireba igihugu biba bire ari abashyira mu bikorwa abagenerwa bikorwa n'ubundi nicyo cyiciro barimo. Muri studio za SKFM rero twakiriye Dushimimana Jackson ku mbuga nkoranyambaga mu muzi ku izina rya Red Blue. Iryo zina ngira ngo ntabwo uzatandukana naryo Jackson. Ndi kumwe naryo. Jackson uri umwe mu bantu bazi neza gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse no mu buryo bwo kuzibyaza amafaranga. Imbuga nkoranyambaga mu Rwanda dukoresha iyo dushaka amafaranga ni izihe iziyatanga ni izihe izitanga menshi ni izihe? Imbuga nkoranyambaga zose muri rusange zitanga amafaranga ariko mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi wa none urubuga rutanga amafaranga cyane ni YouTube. Ariko na TikTok itanga amafaranga ariko mu buryo bwa live bwo gufata impano guhabwa impano gift. Na za Facebook bura naho hariho gift ari uburyo bwo gutangaho impano ariko byo birahindagurika cyane. Na za Snapchat hari urwego rwo kubonaho amafaranga nabyo bisa nkaho bigoranye cyane. Urubuga rworoshye kubonaho amafaranga ni YouTube ugereranyije n'izindi mbuga nkoranyambaga. Kuko yo iguha amafaranga kuko hari ikintu washyizeho bashobora kunyuzamo kwamamaza bitandukanye n'izindi mbuga. TikTok iyo option irayigira ariko mu Rwanda ntayo dufite. Kuba bashyizeho video gusa niyo wakigendera hakazacaho ad ukazabona amafaranga. Na Facebook iyo option irayigira na za Snapchat zirabigira na za Instagram zirazigira ariko uretse YouTube izindi mbuga nkoranyambaga ntabwo tugira ibyo bita ama in-stream ads. In-stream ubwo nimeze gute? Hano rero Red Bull JD yarari gusobanura azoma ads aribyo nabasobanuriye. Ubonye mbere yuko afungura yindi video agacamo ad cyangwa arimo arayireba agacamo kwamamaza nibyo bita ama in-stream ads. Ntabwo rero ahantu bishoboka honyine ni kuri YouTube ku bantu bakoresha YouTube mu
ni igihugu kivugwamo urwo rurimi Yego. ugereranyije n'ahandi n'abadiaspora b'ahandi b'icyo gihugu ugasanga inyungu wakagize tuvuge niba wakinjije ibihumbi 5 by'idolari kubera iyo pourcentage 80 nubwo idatanga amafaranga menshi nk'umuntu uri muri nk'aho byarebeye muri Amerika ariko ubwinshi bwayo buhita bukuba amafaranga ugasanga niba wari bwinjize nk'ibihumbi 6 cyangwa ibihumbi 7 cyangwa 5 bitewe nibura gake bishobora kugabanukaho ni 1/3 gake gashoboka 1/3 kuzamura ugasanga niba ari kwinjiza nk'ibihumbi 5 uri bwinjize 2 uri bwinjize 1500 uri bwinjize 1000. hano rero yarari gusobanura hahandi nababwiye kugira ngo YouTube channel yawe ibe monetize nuko hano mu Rwanda ugenda ukayandikisha nkaho yanditse muri Amerika. Icyo gihe rero ikintu bakora iyo uhabwa amafaranga kubera ko icyo gihugu hari imisoro runaka bakuraho. Niba koko wari gukorera ibihumbi 5 by'idolari ugasanga ukoreye 2 n'igice cyangwa se niba wakoreye 7 ugasanga ukoreye 3 gutyo nyine ngo hari amafaranga y'imisoro avaho kubera ko wagiye kwandikisha mu gihugu. Turaza kubisobanura neza nitugaruka. Iri kureberwa muri Amerika cyane ni iri kureberwa mu Rwanda cyane tuvuge mu Rwanda ads ziri gucamo yego aho nyine uwo muri Amerika ashobora kugukuba inshuro 10 nyine bo umuturage wo muri ibihugu byateye imbere kureba ad bamucishijeho ni ibintu bahembera uwa creating iyo video kugeza ubwo afata uwo muntu yibigihe kiwe kugira ngo arebe iyo video bamwereke iyo ad rero baguha amafaranga menshi ad abadukurikirwa mwumve ko ari ubutumwa bwamamaza yego ndeka nkwe nk'urugero umuntu uri muri Amerika video yawe irebwe n'abandi 10,000 bari muri Amerika ishobora kwinjiza hafi inshuro 5 zinarenga kuruto video ye iyarebwe n'abandi 150 mu Burundi cyangwa mu Rwanda naho hari guca bwa butumwa bwamamaze ads noneho RPM iratubeshya ni nk'ikintu bageneralizinga ariko kidafite valeur ingana ntabwo ingana ntabwo ingana bitewe na location. Yes ubwo no kuvuga RPM ku badukurikiye ni igihembo Google ikwishyura ku bantu 1000 bakurebye yego ni igikubo ku bantu 1000 bakurebye ubwo urumva ko harimo n'utundi tuntu tw'ubwenge ku buryo 1000 cyo mu Rwanda gishobora kungana n'ijana byo mu Budage yego uri kumva mu Rwanda bushize ngira ngo umwaka ushize afite mikoro bitangirwa n'ibintu n'utuntu twinshi ntabwo ari ikintu kimwe gusa ikibazo gihari mu Rwanda cyo kuba ads zidahari nyine nibyo nakubwiye kuba zidahari byonyine ni igihombo kitari mu nibura uhomba more than 3 times y'amafaranga wakabonye uko byagenda kose abusore si menshi nk'umuntu ufite YouTube hari ariko ni menshi kuri level mu Rwanda ni menshi ku rwego icyo gihombo Google se nuze zose ni za Google wibwira ko social media zose ari za Google na TikTok n'izindi zose yarabisobanuye avugamo na za TikTok n'ibiki ntabwo we yaganishije kuri ad zabuze mu mavideo yaganishaga hano yasobanuraga ministry ibyo ibisobanuro bimwe mu bisobanuro ministry yagendaga atanga aherezanya kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Twacyari guhangana tekinike biri zo mbuga nkoranyambaga no kuzamura iyo advertisement base. Murakoze cyane. Hano rero nyakubahwa perezida wa Repubulika ndashaka ko tubanza tukabisobanukirwa neza. Urumva igihugu nk'u Rwanda bwa butumwa bwamamaza rero hari impamvu zishobora gutuma izi ads zifungwa. Zimwe muri izo mpamvu ni isoko rito. Hari ama companies afata umwanzuro ko ngo ndajya kwamamaza kuri izi mbuga nkoranyambaga kwitwa dutangazo, ariko bagera nko ku gihugu cy'u Rwanda ugasanga isoko ni rito, bakareba ese abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ni bangahe ugereranyije n'abari wenda muri Nigeria, cyangwa se abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda bangana iki ugereranyije nabo muri Uganda. Icyo gihe kubera umubare muto w'abatuye igihugu ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ads zifungwa.
aho ni ku rwego rwa Google. Dutangira nababwiye ko Google Ads cyangwa se zino ads zica kuri YouTube ntabwo ikibazo cyacu ari icyakomotse muri Amerika. Red Bull JD araza kubigarukaho atubwira ko izi ads zafunzwe n'abantu ba hano mu gihugu cy'u Rwanda kubw'inyungu runaka. Hano rero impamvu ishobora gutuma ads zifungwa ku rwego zivuye kuri Google ubwabo cyangwa se kuri YouTube, hari iryo soko rito kubera umubare w'abantu ndetse n'ibigo bitarumva neza impamvu yo kwamamaza. Urugero, hano mu Rwanda ibigo byakoraga ibi bintu byo kwamamaza byari ibigo bino by'itumanaho MTN na Airtel. Ibindi bigo usanga byamamaza ku zindi mbuga nkoranyambaga, ko niba warigeze ufungura kuri wenda kuri internet bisanzwe kuri wawe akadomo wenda runaka, hari usangaho ikigo nka Beka yamamaje cyangwa se igihe cyamamaje cyangwa se utwo tuntu, ariko ho amafaranga aba ari makeya. Ariko nko kuri YouTube kugira ngo bacisheho kariya ka ads, umuntu ashobora kugenda ikigo runaka kigatanga amafaranga agaragara. Amafaranga rero niyo agaruka akagenda asananganywa n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bikurikije umubare w'abababonye cyangwa se babarebye. Hanyuma ikindi kibazo gishobora gutuma ads zitagaragara mu gihugu ni ubushobozi bw'abahaha. Hano turabisobanura muri ubu buryo. Urugero nko mu Rwanda ni abantu bangahe bajya guhaha bagakoresha Amazon? Ni bangahe ugereranyije umubare? Niba turi miliyoni 13 cyangwa 14 ubu ngubu, abantu bahaha bakoresheje murandasi ni bangahe? Impamvu barabo bantu, urumva umuntu wese ujya guhaha ku isoko kuri murandasi byanga bikomeza bakoresheje murandasi, ngo hari ibyo aba yabonye kwamamaza biba bishoboka neza ko yabibona. Icyo gihe rero kubera umubare muto w'abantu bahahira kuri murandasi uri mu gihugu, bitabigaruka ku cyangwa se bikazana ingaruka kuri wa muntu w'umu YouTuber, kuko urubuga rwe ntabwo ruri buze gusurwa benshi cyangwa se abantu bari buze kureba YouTube ni bakeya ku buryo baza kubona bwa butumwa. Ikindi cya gatatu ni amategeko y'umutekano w'igihugu runaka. Igihugu kikavuga ati bitewe n'impamvu zacu bwite ntabwo turi butume buno butumwa bwamamaza. Urugero rwa hafi, ubu mu gihugu cya Kongo baciye iyi gahunda ya Visit Rwanda, ku buryo bashizeho no kuvuga ngo umuntu bazajya babona yambaye umupira ngo wa Visit Rwanda uriho Visit Rwanda bizaba biri ikibazo. Deja urumva ubwo butumwa niba wenda ikigo nka RDB cyarishyuye kugira ngo ubwo butumwa buce kuri internet, nibigera muri Kongo ntabwo bazabubona. Aho ndakeka biri gusobanuka neza. Numva ngo ntabwo ubwo butumwa bugenda cyangwa se bugera ku baturage bitewe n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Tugaruke rero hano aho Jackson yaje kuvuga ikibazo cya ads mu Rwanda kuva mu 2020 kumanuka, ubwo mu myaka yo hasi ads mu Rwanda zari zihari. Bivuga ngo n'abantu bakoreshaga YouTube icyo gihe bungukaga menshi, kuko atanze urugero avuga ati hari umuntu nzi wakoreye $50,000 by'idolari. Izo ads rero byatumaga abantu, kubera nayo mafaranga yasohokaga, byatumaga abantu bamera nkaho ari abasazi. Umuntu akajya kuri YouTube agiye guharabika ikintu cyangwa se agahimba ikintu, bitavuze ko n'ubu ngubu bikorwa. Ubu ngubu birakorwa, ariko hari amategeko. Umuntu arakora ikosa kuri YouTube bakamuhamagara bakamubwira ati, bakamwigisha cyangwa se yaba ari ukwigira hano bakamuhana. Ariko icyo gihe ntabwo ariko byari bimeze. Icyo gihe niba mwibuka hari abantu benshi bagiye bafungwa hano mu Rwanda bazira yuko hari ibiganiro runaka bagiye batambutsa ku mbuga nkoranyambaga zabo bitakiriwe neza, wenda biteza umudugararo mu baturage n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi kubw'umutekano w'ibihugu, kugira ngo tubisobanure neza mu byumve, nuko urugero izi YouTube zose zikorera cyangwa se zifite icyicaro muri Amerika. Igihugu icyo ari cyo cyose rero cyafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo kibona ads nk'iz'igihugu kitafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba aka kanya urugero nk'Ubushinwa bwafatiwe ibihano na Amerika, urumva ni YouTube ninjya kugera mu Bushinwa hari ads cyangwa se baba YouTubers bo mu Bushinwa, ntabwo by'ukuri bazakora iki, bazabona ads cyangwa se ntabwo bazunguka
nk'umuntu wo muri Amerika cyangwa se wo mu kindi gihugu wenda nka Nigeria kitigeze gifatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika kubw'impamvu rero z'umutekano w'igihugu cyangwa se kubw'impamvu z'umutekano rimwe na rimwe izo ads zicaho bakazikupa ariko abandi bantu bakazibona. Nujya muri Uganda umuntu wese uri hano mu Rwanda naramuka ageze muri Uganda agafungura YouTube ibyo bintu azabibona azahita abona ko hariho ads. Rero mu Rwanda tugiye kumva neza ubusobanuro noneho Jackson yatanze. Ese ni igiki gishobora kuba cyaratumye izi ads mu Rwanda zifungwa? Ni igiki cyatumye izi ads mu Rwanda zifungwa? Nicyo tugiye gukurikizaho twumve uko Jackson we abisobanura. Kugira ngo umuntu neza abisobanukirwe amenye ngo ese umu-YouTuber wo mu Rwanda, umu-YouTuber wo muri Uganda, umu-YouTuber wo muri Kenya we bimeze bite? Ese binjiza amafaranga amwe? Ibi bintu birashoboka? Kubw'iyo mpamvu rero nuvuga ngo umuntu wese yinjiza amafaranga aca kuri YouTube bitewe n'ubushobozi bw'abantu bakoze iki, barebye iyo video, bakavuga ati okay birashoboka, sibyo? we akijyana ye yarabajije ati mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko nta publicité tugira, niko yabajije ati mu Rwanda ntabwo nta publicité tugira ntitubyemerewe kubera ikibazo gifungiyemo imbere hanze batabizi, ni ukuvuga bazishyiramo muri Google bo bazishyiramo ariko hano imbere ntibemera zigaragara. Icyo kibazo Google ntikizi, ni ukuvuga impamvu namurakariye kuko nanjye YouTube nyikoresha naramubwiye uri kumena ibanga wowe uri kugira na twa duke twabonaga tutubure nawe urimo kumena irindi tutubuzwe n'abandi. Ni ukuvuga Google imaze kumenya ko mu Rwanda zitagaragara yahita ivuga iti noneho rero ntacyo bitumariye n'ubundi. So uwo muntu rero uwamusubije yaramubwiye ati icyo kibazo aramubwira ati mu Rwanda abareba YouTube bemerewe kubona amatangazo, ati ikibazo uri kuvuga ntitukizi. Erega Aisha Speed ngajya gutara avuze ati ukuntu nagize clientele nyinshi ko ntacyo nkuyemo. Birayikoraga nawe ati mpiriyemo ntahiyaho abandi nabo mukujijisha ngo ni isombe mu biryo, ntabwo ari isombe yababaje Aisha Speed, yabajwe nuko nta kintu yinjije. Jackson gusubirana ijambo ni ukuvuga ngo ingeye ikintu navugaga uwabifunze yari afite impamvu ntabwo yabura rwose pe inakomeye cyane irahari. Ikindi mba ndi kuvuga gutyo impamvu ntekereza ko bitazanamushishikaza kuzifungura nise nihe impact se byagize kuba YouTube baragabanutse se? There is no other choice. Erega umuntu niba yamaze kubona ko nta yindi choice ufite aragufata icyo cyemezo. Imagine niba nta yindi choice ufite ombye cyane byatwara ikiza kuko aravuga ati niba na YouTube tubona n'aba YouTubers by the way impamvu ntekereza ko bitazanamushishikaza kuzifungura nise nihe impact se byagize kuba YouTube baragabanutse. Murumva ko hano impamvu bitazanamushishikaza n'umuntu wa hano mu gihugu hano mu Rwanda. Imagine niba nta yindi choice ufite nyine ukomeza ugasurvive. Nyine nagerageje narapushinze nyine ahantu hose. Oya Jackson umwe mu bantu uramwibuka cyaje oya ni session ya kabiri dukwaye tukiri umwe mu bantu barwanye n'iki kibazo kandi natsira murangira icyo gihe nawe abuhereke bari kumwe. Iyo ngiye kumena ibanga ry'umuntu ndeba hasi kugira ngo tudahuza amaso, hari naho yakomanze harenze kuri mikrofone. Rero nanjye nageze aho nyine ubundi ikintu kimara niba kimaze imyaka 3 imyaka nta munsi ibyo bintu bitavuga. Uzo hano ngarukiye super manager yatitabanijije akavuga ati ahubwo kuki mutazi wagwana, kuki mutabaza gukaraga ubwonko ngo kuko tekereza sinzogera ku kibazo aho super manager uraza gutuma mvugana amarangamutima karejya ntabwo yamwumvise. Ariko ntabwo twakivamo umukuru w'igihugu yagaragaje ko atayakize. Yego ubu niba yakimenye ako kantu kwitega
ako kantu yakwijijisha se umukuru w'igihugu yakwijijisha ako kantu nabo babifunze ntabwo abazi ako nubwo kantu bamusobanuriye ntibanamubwire ikibazo ni ukuvuga ko kuzifunga Jackson ngewe uko ntekereza ako kantu kuzifunga ntabwo ari icyemezo cya leta kugifunga ni abantu bakoresheje ubushobozi bari bafite cyangwa imbaraga bari bafite banareba imbere bakoresheje ububasha bakoresheje ububasha murumva neza ko rero ari abantu bazwi bo muri iki gihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo hari abantu baragiye baravuga ati turazifunze ku bw'inyungu zabo bwite cyangwa se ku bw'inyungu z'igihugu ntabwo tubizi ntabwo turi buze kuvuga ngo ntabwo ni ahangaha cyangwa se ni ahangaha oya hano nibyo Jackson yasobanuraga hanyuma hari icyo twita ads kuri YouTube kugira ngo abantu babyumve neza niba urugero ads zizagaruka uwazifunze n'ubundi yumva ko bishoboka ko zafungurwa cyane cyane ko ubu ngubu hagiye hashyirwaho n'amategeko arengera izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se umuntu wese ukoresha izi mbuga nkoranyambaga uburyo iyo ukoze ikosa kuri YouTube uhamagarwa cyangwa ukanabibazwa mu bundi busobanuro Jackson yagiye atanga hari n'ikibazo cyangwa se icyifuzo yagejeje ku badukurikiye cyangwa se ku bakuriye cyangwa se uwaba warafunze izi ads bigaragara ko zafunzwe ariko wenda nyakubahwa perezida wa repubulika akaba atabizi ati kuva umukuru w'igihugu yarabigarutseho birashoboka cyane ko zazafungurwa cyane cyane ko yabyifuje kandi yagaragaje ubwo bushake hariho iyo option yo kuba hanyuma rero nta kintu bitwaye rero ikintu ngiye ndeba YouTube ndabizi neza ko ari source y'amafaranga menshi ongeraho menshi cyane menshi cyane rero uko amafaranga aba menshi mu bantu ugomba no kwiga uburyo aba nyine uya controllinga sibyo nawe wabyumvise urumva ko ari impamvu agikomeza kwemeza ko umuntu wazifunze ari hano mu gihugu kubw'impamvu runaka kubera amafaranga benshi binjizaga mu gihugu abantu bari batangiye kuba nk'abasazi noneho leta cyangwa se uwo muntu bari kuba narimbuze leta ashyiraho uburyo bwo gukontrolinga ayo mafaranga uko ugenda utekereza igihe kinini ntekereza ko wahisemo kuzifunga maybe ari kwiga umushinga wo gukontrolinga uburyo amafaranga nta mushinga kazi gukontrola yese nagende kazi gukontrola tubanza twumva igitekerezo kontrola amafaranga kuko none hose namaze njya gukontrola inzara nanjye namaze njya gukontrola inzara y'abantu reka nk'urugero namaze kontrola inzara reka nk'urugero rworoheje ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu ni iki gihugu sibyo ni iki gihugu cyagakwiye kuba aricyo gihemba amafaranga menshi uhembwa amafaranga menshi ahembwa ngahe ntabwo mbizi urugero ahembwa ngahe nyine ni nka 700 uhore wumve nabwo kubera sino utangiyemo ntarenza 400 abatangizi hariya bahembeye amafaranga ya mifotora nyine none reka tuvuge kugeza kuri maximum tekereza ko umuntu afite ubushobozi bwo kureka ibyo bintu YouTube atariho ads akaba yayabura ega YouTube nta naho usinya nta nubwo yose kandi ikindi hari ikindi kintu abantu bajya bitiranya nta amafaranga ya YouTube wayasoresha gute icyo wese taxation se Paula yemera ko ihari nimwe nabwiye gugo byo habamo ibiganiro n'amareta bitewe n'impamvu runaka ku buryo hari na auction bongerera igihugu bitewe n'uko leta yabishatse ariko uyu munsi wa none niho hazamo ads kireka harabaye ibyo biganiro amafaranga ye bayasoresha nk'iki ariko nk'uyu muntu muri commentaire tubira ngo gutumira ministri ibyo yasobanuye ntitwabyumvise mu shyikirano ngo ministri ngiyo tumutumira hari abantu rero bafite narrative yo kuva icyo uzangirika wagisobanuye urumva aho gutinya ibizaza bitari byabo
hanyuma narrative rero yo kuvuga ngo wongeje mwarimu bibiri ngo ibintu byacika na narrative dufite hano yo kuvuga ngo ntabwo dufite abantu bamamaza abanyarwanda rero batinda muri aka karere kose ku buryo abandi bamamaza Uganda bakabamaza ubundi abanyarwanda nabo abantu niba bafite amakampani nayifu bashobora kugira ari ikibazo cyo iyo narrative urari byiye kuba nako na Jackson nubwo agumana ijambo ariko tuvuge muraba mwarimu haye se barimo no kudushija kutarimo Rwanda kize hahomba ubu ndeguye reka twumve Jacques mureke twumve Jacques mbaye neguyeho gatoya ubwo reka twigumire ku bibazo bya YouTube ariko mu gushyiramo politike cyane kandi iki kiganiro kivuga kuri politike ariko nyine hari urwego nashaka kujyamo impamvu mbabwira ko nashaka kwinjira muri urwo rwego kandi nta n'umuntu uri bunyumvisha hano nta n'umwe ko iki kibazo kitazwi nabo bireba uretse no kushaka kubikumvisha sinanabiro utashaka kubikumvisha no mu nzu wasanga ari abo bireba bafite agashaza kuko hari aba YouTubers babarusha imishahara n'ibigo byumva bikomeye byuva ko abantu bacika ijambo ko twarihaye Jackson mugezemo muti kubuza umuntu hano kuvuga rero kumufasha kugira ibintu byumvikana abo bantu batabyumva barapikina hano rero barimo bari gusoza bamubaza n'abantu barebana n'ikoranabuhanga bivuga ngo iki kibazo kizwi n'abantu bafite izi inshingano ku kigo cyose kirebana n'ikoranabuhanga n'ubu turimo gupenetrating uri kumva nta wigeze ashaka gukora follow up follow up mvuga yashoboraga gukora follow up mu minsi ya mbere mu minsi ikurikiyeho akayita ahagarara bivuze iki rero nyine hari uwagize ubushobozi bwo kuzifunga afite ubushobozi nyine bwo kuzifunga ku buryo no one kereka igihe yazifungiye nabona kigeze ngo zifungure kandi kugira byemera iyo position y'umukuru w'igihugu ntashobora kumubwira ati fungura ngo ntashobora ntacyo adashobora ibyo nihore nakugusha umutego ariko ntabwo yakibwiwe icyo ntabwo cyashoboka ntabwo yageze akibwirwa kandi turi kumubwira ntabwo yageze akibwirwa bwo mu bigaragara ntabwo yakibwiwe kuko nemera ko yarakibwiwe kuvuga ngo zifungurwe ni mu minota mu bihe umurongo uri kumva kuko njyewe ubwanjye Jackson Karegeya na Marshal turi kumwe hano mu kiganiro bari abanyamakuru barantengushye Scovia yarantengushye umuyobozi wacu utuyoboye neza wanatuvuganiye neza yakagombye kuba iki kintu yaravuye ko haranu gusa sinzobe se wambwiraga ngo numushyikirana Scovia ntiyagutengushye ute kubera iki yagombye kugira ngo agapira yashobora kuba afite amakuru wari uyoboye ikiganiro yamuhaye ijambo ntabwo gusa afite uwo Bruce yaza kumenya amakuru nkayo Jackson afite ntacyo ari kubaza niyo mpamvu Superman yavuze ko cyabajwe n'umuntu utarize hano rero barimo bagenda bagarukaho bavuga bati iki kibazo ibyo aribyo byose kirazwi yewe n'ababifite mu nshingano barabizi ahubwo kubera wenda intege nke zabo cyangwa se kudashaka gufungurira abanyarwanda kugira ngo twunguke mu mafaranga ava ku ma YouTube ndetse no mu ma social media niyo mpamvu byakomeje kugorana reka mbanza mbwira abadukurikiye ko mu bikoresho by'ikoranabuhanga byiza none njye murampora iki rero none njye murampora iki Scovia njye ndamwumva cyane kuko turi mu bantu twakoranye ariko Scovia yarivuzeho avuga ngo habaye inama ngo na minisiteri reka mbanza mbwira abadukurikiye ko mu bikoresho hanyuma ubwo ndakeka tumaze kumva bimwe mu bisobanuro Jackson yatangaga Jackson yatangaga ubusobanuro bwimbitse iki kibazo rero ibyo aribyo byose tumaze kucyumva uko ikibazo giteye tumaze gusobanukirwa icyo bita ama ads tumenye ko kandi izi ads zafunzwe kubw'impamvu runaka hano mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo zafungiwe kuri YouTube ndetse Jackson avuze ko ari umwe mu bantu bagiye bakora follow up kuri iki kibazo niyo mpamvu burya ngo ukuri kose si ngombwa kukuvuga niyo mpamvu rero na Scovia atigeze ashaka kubibaza kuko yari afite amakuru ahagije
waba warafunze izi ads ndetse no kuba igihugu kitari monetize, niyo mpamvu atigeze ashaka cyane kubigarukaho, ariko twizere ko ubwo umukuru w'igihugu yabigarutseho cyane bizakosoka kandi bizakunda. Turagira ngo rero dusoze dusaba aba bafite mu nshingano cyangwa se koko uwaba warazifunze ko yareba inyungu rusange z'abakoresha imbuga nkoranyambaga, hanyuma tunasaba ko ibigo byo kwamamaza mu Rwanda byakumva impamvu yo kwamamaza, hanyuma u Rwanda ndetse n'abanyarwanda dukomeze dutera imbere. Hanyuma niba ukunda rero ibiganiro bica hano kuri KGDTV Rwanda, ukumva bigukora ku mutima, ntugende udakoze subscribe cyangwa se kwiyandikisha, hanyuma ukande kukazogera ujye ureba notification igihe tukize ikiganiro, hanyuma unatange igitekerezo. Inkunga yanyu nini ni ingenzi kandi ifasha umuryango KGDTV Rwanda kwaguka. Mugire umunsi mwiza bitewe naho muri, umugoroba mwiza bitewe naho muri. Imana ibarinde.